Nongere mbasuhuze, nongere mbifurize amahoro y'Imana, kandi ndabifuriza gukomeza kugubwa neza, kandi rwose Imana ibahe umugisha cyane kubwo kenshi kunkurikirana, kumba hafi, kumpaye inama no gusangiza abandi ibiganiro, kandi rwose ndagushimira cyane umwanya umpa, ndagushimira cyane uburyo rwose njya mbibona ko munkurikirana, ndagushimiye cyane wowe ufata umwanya ukareba cyangwa se ukumva ibiganiro byose biri guca hano kuri Icyomoro TV cyangwa se ku bwami bw'Imana buganze. Inshuti bavandimwe, mbakunda cyane, kandi muri ntagereranywa, muri akadasohoka hano kuri Icyomoro TV. Mbega ndabakunda cyane, ndabasuhuje cyane mwebwe rero muri mu mpande zitandukanye z'igihugu, muri ahantu hirya no hino. Imana y'amahoro nibahe umugisha, Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe. Ndabakunda cyane, turacyasenga Imana ariko kandi dufite ibyiringiro bikomeye cyane, kandi rwose pe Imana yacu nihimbazwe, kandi Imana yacu nibahe umugisha cyane cyane kandi rwose. Imana rero nikomeze kubaha umugisha, nejejwe no kubaramutsa, nejejwe no kongera kubaha ikaze muri iki gihe cya none, abantu bari hirya no hino mu mpande zitandukanye, kandi nsuhuza cyane Didasi, niyo yita umukozi w'Imana, niko dukunda kumwita, hano hirya gatoya muri Gatsibo, ku cya 50. Ndagusuhuje cyane wowe n'umuryango wawe, ukomeze ugubwe neza. Nsuhuje cyane abantu mwese rwose pe mujya munyereka ko turi kumwe kandi nkabibona. Imana ibahe umugisha rero, ndagira ngo dusenge Imana. Hari ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye numva twaganira mu mwanya muto cyane, ariko kandi nezezwa rwose iyo ndimo kubaha ikaze, mba numva ari ibintu birimo gufasha umutima wanjye cyane. Mbahaye ikaze rwose kandi muri uyu mwanya, kadusenge hanyuma tuganire ku ijambo numva riri ku mutima wanjye numva twaganira. Imana iguhaye umugisha mwinshi cyane kuko kudukurikirana. Nyagasani Imana, turagushimira, turaguhimbaje, tugushimiye ko ari wowe Imana yacu ku buzima bwacu, tugushimiye ko udahinduka, tugushimiye ko uri icyitegererezo cyacu ku buzima, tugushimiye ko udukunda tudakwiye, icyubahiro ni icyawe. Nukomeze kubana natwe, kandi uhimbarizwe mu buzima bwacu muri uyu mwanya, kugira ngo ukomeze uhimbazwe rwose. Urakoze kudahinduka, urakoze kuri Imana igiye kubana natwe muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Nagira ngo tuganire ijambo ry'Imana numva riri ku mutima wanjye. Imana ishimwe cyane, Imana yacu nihimbazwe. Turifashisha igitabo cya Ubwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya 7, umurongo wawo wa mbere, twumve icyo havuga. Cyangwa se reka tujye ku murongo, ibice 7 umurongo wa 8 ariho dusoma, ibice 7 umurongo wa 8 kugera ku murongo wa 10, twumve icyo havuga. Ibice 7 umurongo wa 8, twumve icyo havuga. Haravuze hati, kuko nanjye ndi umuntu utwarwa n'abandi, mfite abasirikare ntwara. Iyo mbwiye umwe nti genda, aragenda, nabwira undi ati ngwino, akaza, nabwira umugaragu wanjye nti kora iki, akagikora. Yesu abyumvise aramutangarira, ahindukirira abantu bamukurikiye ati, ndababwira yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya, habe no ku Bisiraheli. Imana yacu ishimwe cyane. Ku murongo wa 10 uravuga ngo, izo ntumwa zisubiye mu nzu zisanga uwo mugaragu yakize. Imana ishimwe. Imana yacu nihimbazwe. Turashimira Imana ko ariyo kwizerwa, turashimira Imana ko ariyo ibasha gukiza umuntu, turashimira Imana ko ariyo yonyine ushobora kwiringira, ushobora guhanga amaso, ushobora kwiringira
mu gihe icyo ari cyo cyose ikagutabara. Imana ishimwe. Mu buzima bwacu bwa buri munsi ushobora kwiringira umuntu, ushobora guhanga umuntu amaso bitewe n'ububasha afite n'ubushobozi afite. Ibyo bintu byombi ukabihanga amaso, umuntu ukamuhanga amaso ku babyeyi babo, ku nshuti zabo, ku miryango yabo. Ibyo byose umuntu akaba yahanga ari ibintu mbega mu buzima abantu ushobora guhanga amaso. Ariko muri ibyo byose nta kiruta guhanga amaso ku Uwiteka, nta kiruta guhanga amaso ku Mana, kuko ariyo yonyine ifite ububasha, ifite ubushobozi bwo gushyigikira umuntu mu bibazo, mu ntambara arwana nazo. Imana iguha umugisha cyane. Imana ishimwe. Turashimira Imana rero ko ari ibyiringiro byacu. Turashimira Imana ko ariyo iba hafi y'umuntu, ishyigikira umuntu mu wayiringiye ntimukoze isoni. Imana ishimwe. Iki gihe rero ni igihe uyu mutware w'ingabo yari afite abagaragu, yari afite abasirikare, yari afite nawe ikibazo cy'umwe mu bantu be, cy'umwe mu basirikare biwe bari barwaye, cy'umugaragu wari urwaye kandi arembye. Imana yacu nitugirire neza. Uyu rero nawe yari afite ikibazo kitoroshye cyane, kandi Bibiliya ivuga ko yamukundaga cyane, akaba inshuti ye, akaba umuntu we wa bugufi, akamukunda. Imana yacu nitugirire neza. Aha rero ni igihe yari amaze kuvuga amagambo akomeye, avuga amaze muri iki gice cyinjiramo, yari amaze kuvugurura abantu kutajya mbega bareba ku bantu cyane, bareba ku bandi, kudatokora umugogo wo mu jisho rya mugenzi wawe utabanje kwitokora. Aha yabahaye inama zitoroshye, yarimo abacyaha ko badakwiriye kujya bareba ku bintu by'abandi, ku makosa y'abandi gusumbya uko bakwirebaho. Aha ngaha rero yari amaze kwereka ko impumyi itarandata indi mpumyi, abo bose bagwa mu mwobo. Amaze kubigisha ko bakwiriye kwemerana, ariko Imana yacu tugendeye cyane. Bivuze ngo yari amaze kubacyaha mu buryo bwinshi, kandi avuga ngo birakwiriye ko umwigisha akwiriye kugabana n'umwigishwa. Wumva ko ibintu byose ari magirirane, kutareba umugogo wo mu maso ya mugenzi wawe. Ababwira ko nta giti cyera imbuto mbi, nta giti cyiza cyera imbuto mbi, nta n'igiti kibi cyakwera imbuto nziza. Imana yacu tugendeye cyane. Abacyaha cye rero rwose urumva ko yari amaze kubaha impuguro nzima, amaze kubaha amagambo atoroshye. Imana yacu itugendeye cyane. Mu bice 7 rero niho usanga Yesu akiza umugaragu w'umutware w'abasirikare. Imana tugendeye, ariho twagiye twasomye tuhasanga rero amagambo akomeye cyane. Aha i Kaperinawumu Yesu ahakora ibintu bidasanzwe mu buzima. Imana yacu tugendeye cyane. Yari afite umutware w'abasirikare rero wahariye i Kaperinawumu. Uwo mutware w'aha hantu yari afite umugaragu yakundaga, kandi yamukundaga cyane. Icya kabiri, yamutumyeho Yesu kugira ngo aze amukize. Amutumaho abantu b'Imana bavuga ati mumumbwirire aze rwose anyirize umuntu kuko ameze nabi. Ikintu gikomeye cyane ni uko uyu mugaragu, uyu musirikare, uyu mutware mukuru yaramukundaga cyane, kandi uyu mugaragu ntabwo yari yoroshye mu gihe cye, kuko yari afite igikundiro kuri shebuja. Shebuja biravuga ngo nyine uyu shebuja yamukundaga cyane, nk'uko Bibiliya ibivuga. Imana yacu tugendere cyane. Aha rero Yesu ubu butumire, aba bakuru b'Abayuda bamushyira ubutumwa, kandi uyu mutware arababwira ati mugende mumwinginge, mumutakambire rwose nk'uko mumwumvire Yesu. Uko uyu mutware atumye aba bantu bagenda baratakamba, baraninginga, biba ari uko bigenze. Imana yatugendeye cyane. Aba rero baragenda muri icyo gihe kitari cyoroshye cyane, kandi bajyanye ubutumwa
babujyana nk'uko uyu mutware w'abasirikare yabibabwiye. Bagenda rwose baringinga, baratakamba, baringinga. Imana yacu nitwigisha, Imana yacu nitugirire neza, kandi rwose mu gice cya mbere umurongo wa 7 niho wasanga izo nkuru zitari zoroshye, ariko mu gice twasomye Imana itwendeye cyane, twabonye yuko ahangaha bagiye bagatakamba, baringinga, ariko uyu musirikare agira ubuhamya bwiza. Yesu mu gihe yari ahindukiye aje aramubwira ati tegeka, sinkohera ko winjira mu nzu yanjye, tegeka kuko ndabizi ko ibyo wategeka byakunda. Imana ishimwe cyane. Imana ikeneye ko ubuzima bwacu twizera. Muri uyu mwanya ndagira ngo nkubwire, Imana ivuganye nawe ngo ukwiriye kongera kwizera, gufite imbaraga, ukongeza imbaraga zo mu buryo bwo kwizera, ukizera Imana, kuko Imana si nk'abantu, kuko abantu bo baraguhana, abantu bo baribagirwa, abantu bo amasezerano mwagiranye ata agaciro, ariko ku Mana amasezerano mwagiranye ntashobora guta agaciro. Imana yacu tugendeye cyane. Aha rero dukwiriye kugira mbega ukwizera gufite imbaraga ku buzima bwacu, gufite irindi reme, kuko Imana irimo kudukangurira kongera kuyizera. Nubwo ibihe bikomeye, nubwo ibihe bibona bikanze ubuzima bwa muntu, ariko Imana niyo kwizerwa. Imana yaturinze ibihe bigiye bitambutse bikomeye, izaturinda mu bihe nk'ibi, kuko Imana ifite imbaraga. Imana yo yizeye iba hafi y'ubuzima bwawe. Imana nishimwe cyane, kandi Imana yacu nihimbazwe. Inshuti bavandimwe, ndimo kugira ngo mwumve ko Imana ikeneye ko mugira kwizera nk'uko uyu mugaba w'ingabo, nk'uko uyu mutware w'ingabo. Imana ikeneye cyane. Yabwiye Yesu aramubwira ati rwose tegeka, si nk'uko winjira mu nzu iwanjye, si nk'uko yinjira aho umurwayi arwariye, rwose tegeka, kuko nanjye iyo mbwiye abasirikare banjye ngo mugende, avuga ati ngiye mfite abo ntwara, kandi iyo mbatwaye baranyumvira. Iyo mvuze ngo nibagende baragenda, nabo ngo nibaze bakaza. Niki bivuze? Uyu mutware yari afite kwizera kudasanzwe, yari afite imbaraga. Nubwo yari afite umurwayi akamutumaho, yari yizeye Yesu, yari yizeye Imana. Ntabwo yari afite ibindi yishingikirijeho. Rimwe na rimwe mu buzima tugira, hari abantu bagira ibintu bishingikirijeho byinshi, ibintu bipfapfa, bimwe na bimwe bituma n'ubuzima n'ubugingo bw'umuntu bujya habi. Ariko uyu mutware yari afite kwizera kudasanzwe. Aravuga ngo ngewe ngira abo ntwara, muri abo ntwara iyo mbabwiye ngo bagende baragenda. Navuga ati nimuze bakaza, navuga ngo nimwicare bakaba bakwicara. Uyu mutware afite kwizera kudasanzwe. Imana itugendeye cyane. Yesu amaze kumva, aravuga ati kandi utegetse ndabizi ko byakunda rwose, wikwirirwa winjira aho umurwayi, wikwirirwa winjira mu nzu, bose wikwirirwa winjira iwanjye, ndabizi ko uvuze byakunda. Imana ishimwe cyane. Mu gihe aba batware, aba bantu yari yatumyeho bamusobanurira ibyo ngibyo, mu gihe yarageze aho ngaho barimo kumva icyo kiganiro cy'uwo mutware, noneho bibumva ko bitari byose, ako kantu kari gasa nk'aho gakomeye cyane. Yesu abatega amatwi, arababwira ati kuva nabaho, ndetse no mu Bisirayeli, ndetse no mu bantu basenga, ndetse no mu bantu b'Imana, ntabwo ndabona umuntu ufite kwizera kungana nk'uyu mugabo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndimo ndumva nifuza ko Imana yaduha kwizera, Imana ibona ko dufite kwizera, Imana nayo ikabona ko dufite kwizera. Ndimo nsaba kugira ngo Imana iduhe imbaraga zo kwizera, kugira ngo Imana nayo tubone nk'ibihamya bigaragara ko twizeye. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, kandi Imana nishyirwe hejuru rwose mu buzima bwacu. Imana ikeneye ko tubona ko, mbega ikeneye ko nayo ibona ko twiyizeye, usumba uko twajya ku munwa twavuga ngo twizeye Imana, tukarema ngo twizeye Imana, tukabwiza ngo twizeye Imana. Imana ikeneye ko tubona ko nayo ibona ko nayo ubwayo ibona ko tuyizeye. Imana ishimwe, Imana yacu nihimbazwe. No ku murongo wa 10 havuze ijambo rikomeye. Yesu muri ubwo buhande amaze guhamiriza abo bantu, avuga ati nabaho sinari nakabona umuntu ufite kwizera kungana gutya. Aha rero ku murongo wa 10 havuze ijambo rikomeye cyane, ngo riravuga ngo izo ntumwa zisubiye mu nzu, zisangwa uwo mugaragu akize. Imana ishimwe, Imana ishimwe ko iyo ntabwo isaba ngo abantu baze bahurure babone ko igiye gukora.
Ntabwo rwose ari ngombwa ngo Imana ibanze ihamagare nk'abantu bamwe na bamwe nyine uba usanga umuntu ashobora kujya gukora ikintu akabanza agatangaza, agatumira amakamera, agakomera ibintu bidasanzwe kugira ngo abantu babone ko nyine yagiye gukora. Ariko Imana ntabwo ibanza kurarika, ahubwo ibimenyetso byo gukora nibyo bigaragara, bikagaragarira abantu. Imana ishimwe. Mu gihe bavuganaga ibyo bakibivugana, ngo za ntumwa zisubiye ngo iyo mu nzu ngo zisanga ngo umugaragu wabo yakize. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Imana ikeneye ko tugira kwizera, Imana ikeneye ko tugira ibihamya byo kwizera, Imana ikeneye ko tugira ibishyigikira kwizera ko muri twebwe. Imana yacu nihimbazwe. Nshuti bavandimwe, kwizera nabyo ni ibintu bidasanzwe. Bibiliya yaravuze mu rwandiko mu Baheburayo haravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazabura kubaho. Imana yacu ishimwe cyane. Bivuze ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyo tutabonesha amaso ko byanze byakunda bizabaho. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana ikeneye ko abantu bizeye. Impamvu twahabye, impamvu duhaba mu buzima bwacu bwa buri munsi, impamvu twibagirwa vuba ni uko tudafite kwizera guhagije, tudafite kwizera ko n'ibintu bitaboneka bishobora kuboneka. Imana ishimwe cyane. Dufite ibihamya byinshi by'abantu bizeye Imana, Imana ikabatabara. Dufite ibihamya byinshi by'abantu bayembayembye mu buryo bwo kwizera, ntibizera, bagira amaguru amwe arimo kugana mu kwizera, andi arimo gushidikanya. Abo birabananira, birabagora. Ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana igukeneyeho kongera kwizera, Imana igukeneyeho kongera kugira imbaraga zidasanzwe. Imana ikeneye ko wowe ubwawe wiyumvamo ko ibyo wizeye bizasohora. Imana ishimwe cyane. Impamvu wahabye, impamvu wagiye mu bidafite umumaro, impamvu wacitse intege ni uko wagize kwizera guke. Bibiliya ivuga neza ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazabura kubaho. Imana ishimwe cyane. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazabura kubaho, kabone n'ubwo ibintu byaba bikomeye cyane. Imana ishimwe, Imana ishimwe yuko ariyo ifite imbaraga, Imana ishimwe ko ariyo itaduhana, Imana ishimwe ko ariyo ishoboye ibyo abantu tudashoboye, Imana ishimwe ko ariyo ikiza, Imana ishimwe ko ariyo irengera. Turashimira Imana ko tuyifite nk'iyo kwizerwa, turashimira Imana ko tuyifite nka gikurikirana ku masezerano Imana ubwayo yaduhaye. Ntabwo yo icirirwa inzira, ntabwo yo ishakishijwe inzira. Hari igihe cyageze natwe dutakaza ibyiringiro by'ubuzima, ariko kuko kwizera Imana itugirira neza. Hari igihe tuzaganira, hari igihe tuzabaho ubuhamya bw'iby'Imana yagiye ikora mu buzima bwacu, kandi bikora ikoresheje imbaraga zayo zidasanzwe. Imana ishimwe. Hari igihe twasatiwe n'ibihe byo gushidikanya ku buzima bwacu, ariko tubashimira Imana yakomeje kuturinda. Rero Imana igusabye kugira kwizera kumeze nk'uyu mugabo tuvuze. Imana ishimwe cyane. Ko kwizera gushobora kuzura ibyapfuye, kwizera gushobora kugarura ibyatakaye ku buzima bwawe. Kwizera gushobora gutuma umurwayi abyuka, yari arwaye atabyuka, atagenda. Kwizera kuzuye n'uyu muntu, no kwizera gukora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwacu. Imana itugeneye cyane. Bibiliya yaravuze ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro, uwo nguwo azahana n'igiti cyatewe hafi y'amazi. Imana ishimwe cyane. Kandi ngo imizi y'icyo giti ngo ishorera muri iyo migezi. Imana ishimwe. Imana igukeneyeho kwizera. Ndagira ngo nkubwire ngo nabwo niyerekwa ridasanzwe ribonetse ku buzima, Imana igukeneyeho kwizera. Impamvu ubona wahabye, impamvu ubona wakomeje kumera nk'aho udafite Imana, Imana igukeneyeho kwizera. Imana igukeneyeho imbaraga zidasanzwe ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo bimeze gutyo, ukwiye gutunga ibihamya bishyigikira kwizera mu buzima bwawe kandi mu buzima bwacu. Imana itugeneye cyane. Imana igukeneyeho kwizera, igukeneyeho gutunga umutungo ukomeye ariwo twakwita kwizera, mbega gushyigikira amasezerano, gushyigikira icyo Imana yavuganye ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Inshuti yanjye nkunda, ndagira ngo dusenge tubwire Imana ngo duhe kwizera, dutunge umutungo ukomeye wo kwizera, gushyigikira iby'Imana yavuze ku buzima bwacu.
Imana ashimwe cyane kandi Imana yacu ihimbazwe. Imana niyo kwizerwa. Imana itandukanye n'ubuzima bwacu. Ari abantu basezerana bakajya kwa noteri bagasezerana amasezerano, bagahamagara abagabo cyangwa se abahamya yuko basezeranye ibyo bintu byose, ariko nyuma y'igihe gito ya masezerano arahindutse. Nyuma y'igihe gito ugasanga ubuzima bwabo burahindaguritse kubera ibyo bintu, kubera ko abantu turi abantu, kubera ko abantu tudakunda, kubera ko abantu tudashyigikira amasezerano duhananye. Ariko ngira ngo utangarize ku mugaragaro, Imana niyo yonyine yo kwiringirwa. Imana niyo yonyine yazura umuntu yapfuye bwo kwizera ufite. Imana niyo yonyine yaguhesha akazi wabuze mu buzima, ari umuntu akajya gukora ibintu bidatunganye, agakora ibintu bipfapfanye. Imana niyo yakuremera akazi, Imana niyo yakuremera ishimwe. Ndabizi pe, umaze igihe wenda nta n'akazi ufite, umaze igihe ubona ibyo kurya byarabuze, umaze kubona ibyiringiro bicitse, ariko Imana irahari. Imana niyo kwizera. Abantu bafite imitima ihagaze muri iki gihe, ariko niyo nkubwire ngo Imana yacu niyo yonyine yo kwizera. Uyishingikirizeho ibasha kumugira. Ndajya nkubwira ngo nubwo ubona bikomeye cyane, Imana niyo yonyine yo kwizerwa. Imana yaturengeye mu bihe byatambutse bikomeye, yiteguye gukomeza kubana natwe bwo kwizera. Wicika intege, wicogora. Imana igufitiye imbaraga, Imana igufitiye gusohoza amasezerano yaguhaye. Imana ntabwo mbabeshya, nubwo mubona ibihe bikomeye, nubwo mubona abantu bakangaranye, nubwo mubona abantu imvura irabura, abantu bagahagarika umutima, ibintu byose bigahagarika imitima y'abantu, muhumure. Imana niyo kwizera. Imana yabanye natwe mu bihe bishize, yiteguye kubana natwe kuko kwizera tuyizeye. Imana itugire neza cyane. Imana rero igufashe, Imana igushyigikire. Nagira nkubwire ngo ukwiriye gutunga kwizera, gushyigikira ubuzima bwawe, gushyigikira icyo Imana yavuganye ku buzima bwawe. Imana irinde, mbega nawe ukagira ibihamya bishyigikira icyo Imana yavuganye nawe. Imana ishimwe. Turashimira Imana yumvise uyu mugaragu mu gihe cye, kandi rwose pe, uyu mugaragu yarakundwaga cyane. Baratakamba baramubwira ati rwose uyu mugabo iyo niwe wubatse n'isinagogi yacu, niwe akunda abantu b'Imana. Nubwo yari uriya mutware kandi afite icyubahiro kimeze kuriya, yakundaga abantu b'Imana. Hari ibintu biba bigomba gushyigikira ibyo usaba Imana ubusanzwe. Imana itugire neza. Aba bantu, uyu mugabo yakundaga ubwoko bw'Imana, ngo yaranabubakiye isinagogi y'abantu b'Imana. Imana itugire cyane. Aha hantu rero ntabwo byari byoroshye, ariko abona ibyo asabiraho, abona ibyo yongera kusabiraho ukwizera no gukorera Imana. Imana ishimwe cyane. Bituma rero Yesu, haleluya, bituma Yesu akora imirimo n'igitangaza mu gihe yari akivuga ibyo, mu gihe yabonye ukwizera bafite. Imana ikeneye ko ugira kwizera. Imana ikeneye ko ugira kwizera. Impamvu watakaje imbaraga nyinshi ukazirwanisha mu gihe kidakwiriye, ni uko watakaje kwizera. Impamvu wabona wagize intege nkeya bigatuma utagira ku cyo Imana yagambiriye kuri wowe, ni uko watakaje kwizera. Imana ndagira ngo usengere ngo Imana ikugarurire kwizera. Bakivugana n'uriya mugaragu na bariya abantu bose bari aho ngaho, ngo basubiye mu nzu. Imana ishimwe. Ndagira ngo uyu mwanya tukivuga ibi ngibi, hagira ibintu bikoreka ku buzima bwawe, hagira ibintu bikoreka ku buzima bwawe, hagira ibintu bidasanzwe biboneka ku buzima bwawe. Imana ikuremo kwizera kugira ngo ibintu bikoreke byaraniranye. Imana ishimwe. Kadusenge. Nyagasani Imana yacu, turagushimiye ko udahinduka, tugushimiye kuri Imana kandi nziza rwose ku buzima bwacu. Nuhimbazwe, icyubahiro ni icyawe. Turagushimiye ko uri Imana ikora ibintu bitangaza irenze ibyo abantu bakora. Imana yacu nuhimbazwe. Imana nutugirire neza, ugire neza buri wese ufite ingorane, watakaje kwizera, umuhe kwizera, kugira ngo kwizera gukiza abarwayi, kugira ngo kwizera kuzura ibintu bipfuye, kugira ngo kwizera kuri imirimo n'ibitangaza ku buzima bwacu. Urakoze Imana, tanga kwizera ku bantu bawe. Uyu muntu ukurikiranye iki kiganiro, uyu muntu ukurikiranye ijambo ryawe, umuhe kwizera. Akimara kwizera rero, umuremere ibikwiriye n'ibyo agusaba. Imana urakoze cyane rero kugiye kubana natwe. Shyigikira buri umwe, umugirire neza, kandi ijambo ryawe rigira umumaro mwinshi ku badukurikiranye hirya no hino mu gihugu ndetse no hirya, kandi utange ubuzima buzima nyuma yo kwizera kubonetse kuri mwene data. Umuha akazi, umukize uburwayi, umwagure muri byose. Utange ibyo kurya ku bantu bawe, utange ikirere cyeyutse ku buzima bwa buri umwe, tanga imbaraga zidasanzwe ku buzima bwa buri wese. Urakoze kudahinduka, urakoze kubanya natwe,
kandi ndagushimiye kuri Imana idahinduka ku buzima bwacu. Icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu Kristo wabambwe, amen. Imana ibahe umugisha, mwakoze kunkurikirana kandi mwe mwese pe ntabwo mbabeshya, mwe mwese Imana ishyigikira intambwe zo kwizera kwanyu. Imana ishimwe cyane. Imana ibahe umugisha kandi rwose abantu barwaye mwongere kwizera, abantu barwaje mufasha abantu kwizera. Aba bagaragu bakigira hariya mwumvishe ko bagize ishyaka baringinga bagira ibintu bashingiraho. Nawe shingira ku kwizera ufite, usabe utegeke, Imana ibasha gukora ibirenze ibyo tuyisabye. Imana ishimwe cyane. Mwakoze cyane kunkurikirana naho mu bindi biganiro, kandi pe ukuri kose turimo gutegura ibintu bidasanzwe. Mu minsi mikeya turi gutegura amasengesho azamara iminsi, kandi tuzajya tuyakorera muri ubu buryo, mbega arimo gusaba ibintu bidasanzwe ku Mana. Nzabibabwira mu minsi mikeya uburyo tuzasengana rwose aho muherereye, tugasenga, tugafata icyumweru cyo gusenga, tuzayishakira intego, nzabwira intego yacyo. Imana nibaha umugisha. Kandi muri ayo masengesho nzatumiramo abashyitsi, tuzajya dusengera muri ubu buryo bwacu bwa online, muri ubu buryo dusenge. Ndabizi ko muri icyo cyumweru tuzahabana neza. Imana ishimwe cyane. Nzakibabwira, mbabwira intego tuzaba dufite muri icyo gihe. Twebwe tuzubakira ku gusenga, tuzubakira ku kwizera Imana, n'ibindi bishyigikiye Imana. Imana ishimwe cyane kandi Imana yacu ihimbazwe. Mwakoze cyane kandi kumva n'iri jambo twasanze mu butumwa bwiza kuko bwanditswe na Luka, ibice 7 umurongo wa 8 kugera ku murongo wa 10. Imana nibaha umugisha naho mu bindi biganiro.